njyewe ntabwo twakumvikana gute usaba imbabazi mu muceri ari amabuye abantu atari we wayashyizeho yego atari we wayashyizemo ibyo bintu ni ibyo nibura wasaba imbabazi ku bintu zishobora kubeshya gukunda utagukunda kubinyanga mu rwego rukundo n'ibindi. Follow Trust TV. mbasuhuze kandi nongere mbaye ikaze mukunda Trust TV mukunda ibiganiro byayo bitandukanye. Uyu munsi rero turi muri The Reality, turi kumwe n'abantu babiri ngira ngo murabazi, ubwo niba utabazi ubamenye ukurikire we gusa. Divine amakuru ni meza. ni Divine gusa se cyangwa hari n'irindi? Ni Divine HR cyangwa ni HR? hari uwo nigeze kumva avuga ngo ni HR. Abantu kuko abishaka. Divine wa muri kumwe n'indi? Ni Rwema. Rwema biti? Ndaho muraho. Enda hari abari kuvuga bati Rwema Divine bimeze bye, ubundi Rwema we azi Divine ra Divine HR wawe bimeze bite? Divine ndamuzi HR ku kazi ahantu Rwema na Shema n'abandi bose bakorera. Ndamuzi gutyo. Rwema na Divine bazwi muri filime zitandukanye, ariko rero hari iyo bazimo muri iyi minsi kubica yitwa Igihirahiro. Ese mu Gihirahiro muri filime nyarwanda yitwa Igihirahiro mumeze mute? Tubwire Divine bimeze ubundi kuri HR, ariko noneho hari n'akandi bigeze kongeraho nakuri kongeraho muri iyi minsi bimeze bite? Igihirahiro bimeze neza, urabibona nawe. Bimeze neza kabisa, nta kibazo muri iyi minsi. Ntabwo ndi kubireba none ariko bimeze neza. muri episode imaze gusohoka nako iheruka gusohoka ziri tubwira episode iheruka gusohoka njyewe na Rwema Muri mu biki? namusuye ndatekereza Okay. yenda hari akantu njye nigeze kubonamo ndavuga ariko se ubundi biriya bintu biba byifashe bite? Buriya ubundi Divine iyo uyifashe ukajya kwa Rwema, njye nayirebye, abatarayirebye nabo ndabarangira ahantu barajya kuyikura, ndaza kubashyiraho akalinki barebe ukuntu Divine yagiye kwa Rwema batavuganye, atamuvugishije, atamuhamagaye, nta no kumbwira ati ubu ngubu ndaje kukureba nje kugusura. Ubundi koko iyo ukunze umuntu ukamutungura kuriya wumva bimeze bite? nyine ni imbaraga z'urukundo, wese si ubyumva. Iwabo ndahazi, ndanamukunda, nyine ni imbaraga z'urukundo zimureramo. Rwema se wowe wabyakiriye ute ukibona Divine wari wizaniye n'abashyitsi? Njyaho abantu narahabonye Byarambabaje. Byarambabaje. C'est vrai. Byarambabaje. Uzi kugira gutyo ukabona umuntu akuguye hejuru. Wenda nuko nyine Rwema ari umwana mwiza, buriya ari undi ngaza. Kandi njye nabaguye hejuru cyangwa mwarahansanze ahubwo mwanguye hejuru. Ariko ndaguhaye iwabo. Nanjye se ni ibiki mwanguye hejuru. Nuko nyine Rwema ari umwana mwiza, iyo uzi ugasanga hari undi muntu wagutanze. Umuntu ari kumuhisha ati kandi byari byo mashaka kureba nyine. Ntabwo ari byo rero. Ubundi udashaka kubabara mu rukundo ibyo urabyirinda. Urabanza ukabaza ati inze kugira ngo abona guha iminota niba hari n'umuntu wari kumwe abanza muherekeze cyangwa mutsimbe. Ubwo nawe utaha. Zongere uzasanga ntuze na ntuze bari mu ntuze. Ninde uzaba wagarutse se? Ni Teta cyangwa ni Sandrine? Ntabwo mbizi, ntabwo nzi uzaba yaje. Ahubwo se bafite gahunda? Ese urabona ntacyambaye impeta wowe? Uzi ko gahunda ihari. Njyewe rega ni umugabo washyingiwe.
ubwo washyingiwe byemewe n'amategeko ariko si ya teta da yene y'umugore wa mbere w'isezerano. ubwo divine rero abakora ibintu abizi Rwema ndagukunda ariko se ntunareba impeta ngo wibwire. impeta ariko nta kivuze none se impeta ngo ni security baramusize ngo umugabo baramusize bamusiga yambaye ngo umugabo wambaye impeta burya ngo aba ari sawa cyane ngo impeta ni security ngo ituma ahubwo abantu bumva bafite umutekano. Siko numvise se bavuga abantu. Ubwo rero divine ntago areba. narahumye ariko nabo nta kimutwaye none se uko turi kumwe nyambaye urabona hari ikintu bimutwaye. baranamusize bamusiga yambaye bumva bafite n'ingingo bagiye n'impeta yarakoraga. Yenda kibereye kuri cya kibazo. Ubundi wenda reka tuvane muri filime igirahiro mu buzima busanzwe divine ushobora gukora kiriya kintu wakoze muri filime wenda twirengagije ko ari ibintu bakwandikiye bakakubwira ati kora kuriya bigenze kuriya ubundi kuko wenda reka ntange urugero we na Rwema ushobora mu buzima busanzwe ushobora kumusura ukavuga uti njye uyu munsi ndajya kwa Rwema nibyo ntumubwire ntumuhe gahunda nawe usanze ntihagire ubwira tukamutungura ibyo bintu babikora nabikora mbitekereje nabikora numva mukumbuye ikibazo ahubwo nshobora gusanga adahari ariko nabikora ntabwo nabikora nabitekereje uvuze ngo biriya wakoze n'ubundi nibyo ese kandi bamaze kumbwira ko atari byo ariko njye numvaga ari byo wabikora no mu buzima busanzwe. yego Rwema wowe wenda hariya hari uburyo witwaye usohora divine uramwirukana na divine iki n'iki urabona waje ntiwambwiye umukobwa cyangwa se umuntu mukundana cyangwa se na madamu wareka mbivuze gutyo ubundi aje kuriya uzanye abashyitsi cyangwa se usohokanye undi muntu uje kumwereka mu rugo aho uba ukasanga umukobwa muri gukundana cyangwa usigaye gukunda muri iyi minsi wabyifata mu usibye no gusanga umukobwa cyangwa undi muntu ngiye twashwana umuntu uwo ari we wese wagwa hejuru atanteguje twashwana kuko icya mbere hari igihe usanga umuntu hari ibindi bintu akeneye ko bimuhuza mu buzima busanzwe ushobora gusanga hari akazi umuntu ari gukora cyangwa ugasanga ari muri moma yo kuba wenyine n'urugero kandi burya buri kintu cy'umuntu cyose kigomba kubahwa cyangwa se ugasanga uwo mwanya cyangwa uwo munsi ntabwo ari ready kuganira cyangwa se kuba mwakora ibindi bikugenza niba ari ugukina niba ari ukugira ibyo mwakora byose ugasanga ntabwo ari muri mood yabyo. Rero rwose nanga n'umuntu ntungura mu bisanzwe ibintu by'amasurprise rimwe na rimwe atanafatika ndabyanga pe ntago ari bisirimu ngenda numva surprise idafatika niyihe none se urugero tuvuge uyu munsi ni ku cyumweru sibyo napanze gahunda kujya gusenga wenda habaye ikosa sinakuvuga ko ndi bujye gusenga nawe ukoze ikosa ryo kuza utambajije usanze harakinze wani uribaza nagiye he mpamagare wenda ni mu rusengero ubwo n'urugero nafashe mu rusengero undi biragoranye ko umuntu yitaba telefone biragoranye ko umuntu asubiza message bivuze ngo uzarebe sinzi wenda aho abandi basengera kuntu biba bimeze ariko ngiyewe ahantu iyo nasenze njya mba mbona biteye isoni gufata telefone gutyo ukandika abandi bahimbaje cyangwa se wenda bari gusoma isomo cyangwa bari gusoma umurongo muri Bibiliya ibyo bintu ntabwo ari byo kandi none wa muntu nutamusubiza kiraza kuba ikibazo ararakara kandi buriya ntabwo ari byiza. Okay njye ntabwo nkunda ko umuntu amererwa n'abari biturutseho arakare bigire gute bishobora kuba ari ibintu bitunguranye nkakora ikintu ntashaka gukora ariko byakabaye byiza ntagikoze bivuze ngo muri ako kanya naza kubabara kuba yaje nta kosa riri mu bundi ikosa no kutambwira ngo ndaje kandi noneho uraje usanze no muri kondisiyo ziri butume nakwitaho kubera ko hari ibintu mfite byo kwitaho nasi ibyo si ikibazo kandi urahita umfata nk'umuntu utari bukwitaho nyine ko n'ubundi sindi bubikore yenda
ibyo ngibyo reka nanjye mbyumveho gatoya ariko se kugusiripurena bisanzwe akavuga ati wagenda nkamugurira ipantaro cyangwa wamugurira isaha nyine akagusiripurena yenda mu buryo bw'ibintu bifatika atari yenda nk'ubwo bwo kuvuga ngo amusanze ahantu ariko nabwo burashoboka kuvuga ngo agusanganye n'inshuti ahantu yenda wagiye gusangira n'abandi bantu kuba yagusiripurena ubwo bivuze ngo wagasiripurize oya navuze izidasobanutse izo zuvuze zo zirasobanutse niyo mpamvu ngiye kubitandukanya ariko n'izo surprise rero zisobanutse ntabwo ndi familia yazo ntabwo ndi familia nazo ntabyo ngiye namenyereye ntabyo nakuriyemo ntabyo nigeze mpabwa natunguwe gake cyane gake gashoboka ubu nka surprise nzi ni nk'imwe ya anniversaire y'umwaka ushize ngaho reba umuntu ushaje nkanjye uzi surprise imwe ya anniversaire niba amaze gutungurwa kenshi cyane nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa wenda 3 ariko ubwo mba isobanutse ifatika niyo ngiyo y'umwaka mperuka kongera hejuru bundi hashize mu minsi ishize mu mwaka ushize so rero no kubyakira kuko ntari familia nabyo biranshimisha yes ariko sinzi ukuntu ndemye mbura ibyo mvuga sometimes ushobora no gusanga narize imbere y'abantu kandi umuntu w'umugabo rero asubwe ntabwo navuga ngo byo simbikunda ahubwo kubyakira birangora kubera ko ntabyo namenyereye pe ntabyo namenyereye ntabyo nigeze nerekwa ntabyo nigeze mpabwa ni no mpamvu nanjye ntazi kubikora ntabwo kwimana ntabwo ari romantique uko gutungura umuntu no kutaromantike nta hantu bihurira romantike rwose nuko batungura abantu wowe ariko ntacyo ibona niba kuba romantike bisaba surprise zaba iza anniversaire zaba iziki ni ukuri ntabyo nzi rumba kabisa wenda nzageraho mbimenyere ariko urumva n'abantu bashobora kubyumva ibintu utamenyereye ibintu utakorewe bijya bigorana kubikorera umuntu ushobora gutekereza ko uburyo ugiye kubikoramo atari bwo abandi babikoramo uwo mwanya rero mara ndi kuvunika ndi gushaka amakuru kuko umva narabikorewe ntabanze uko bikorwa n'inshuti zanjye ntizabikorerwaga ntazo nabonye zibikorerwa bitewe n'amasosiyete nagiye nkuriramo na kondisiyo wenda z'ubuzima umuntu aba yarabayemo iyo mba narabibonaga mba mbikora nkaba nanabizi ariko kuvuga ngo ngiye kubikora biransaba gukora ubushakashatsi mbaza abantu bikorwa gute ese haza iki n'iki bigenda nk'ubu kureba umuntu nka Divine nkavuga nti okay aberewe n'ikanzu ndamugurira iki namugurira ibi nta kibazo ariko kubimushyira kerekana none n'umuntu mba ndi bujye kumugeraho yabimenye kandi none nabimenya ntabwo iyo ari surprise okay gukora package simpamya ko hari aho ho ndiyizeye gupackaging bitewe n'umuntu ndamuzi cyangwa simuzi ariko ibyo bintu byo kugenda ukihisha ugahamagara abantu ngo muncungire mu gatelefone nawe utumesaje ukabeshya umuntu kubeshya ni ukuri kw'Imana birangora urumva kuguhamagara ntirwibugo ngo tugende ngo kuri hehera hari ngo tujye muri hari ahantu batungurira abantu mbona shanari wenda muri hoteli reka tuvuge muri hoteli ngakubwira nti ngwino tujye muri hoteli already bitanumva ibintu byose mbikubwira neza turajye muri hoteli gukora iki niba tudasanzwe tujyeyo niba tutabayo niba ubwo mba numva nabirangije bikaruta naho wenda namenya ahantu mu nzira uri kunyura ntaza kubanya nyine nawe umvugo buryo bingoye bivuze ngo ntabyo namenyere nicyo kibazo mbigiraho otherwise yenda tuvuge ko nta guteye gutyo ntibimeze gutyo uhuye n'umuntu nka Divine urumva ubikunda none se urumva bikora atabikunze uzi ikintu yakora cyangwa abanza nagize kumbaza banza ikivuga turamutse duhuye abikunda icya mbere yakwihanganira igihe nzamara ntarabimenyera igihe nzamara ntarabimenyera cyangwa mbikora nabi mane ntabwo uzi gukora ikintu wari uzi ngo ukoze ikintu cyiza ugasanga umuntu kikoreye arakigaye nyine ukabona ubwo rero yakwihanganira igihe nzamara ntarabimenyera ntaramenya n'uko babikora neza bikaba perfect
nkabanza nkanabyakira icyo gihe yaba yakihanganira nta kibazo ariko aramutse aba yatakihanganiye tutabeshyanye nta myaka rega agiye mfata vuba none se ni icyo gihe bisaba ubundi ni uguhindura sosiyete gusa urugero dufata umuntu ubyuka mu gitondo akajya mu kazi tuvuge niba hari nk'umuntu ukora muri minisiteri abyuka mu gitondo akoga akajya mu kazi agataha nimugoroba nagijosi wenda naniwe cyangwa agira gute yagira amahirwe akabona umwitaho akaruhuka ejo kongera akagenda bivuze ngo uwo muntu biragoranye ngo amenye ibyo bintu ibyo ari byo rero icyo gihe mvuga hari igihe bimusa nko gufata nk'iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa se n'icyumweru n'ukwezi n'umwaka wo kubanza gusa nuba familia na societe yindi bivuze ngo ubwo niba atajya gasohoka aratangira gusohoka ariko ukuntu abantu baba bambaye kuko imyenda abantu bajyana muri biro ntabwo ari bajyana gusohoka ariko ukuntu abantu baba bambaye ariko ukuntu basara ariko ukuntu basimbuka ariko ukuntu bishima ariko ukuntu bababara ibyo byose yamara kubifata agahita atangira gukora ibijye kuba perfect nkuko wa wundi abitekereza kuko ntabwo mpamya ko ushobora kuba tuvuga ufite umugore cyangwa se umukobwa cyangwa se umugabo cyangwa se umuhungu muri relationship mukora ahantu hamwe cyangwa mudakora ahantu hamwe ngo ugende ufate ikaziye y'inzoga cyangwa ya fanta n'imyenda n'ibiki upfunye kujyane ku kazi umugeni umusange muri biro ngo sheri ndaje oya ibyo bintu ntabwo urumva bigoranye nuko wenda byakumvikana nabi ariko biriya bintu bifite ba nyirabyo pe bifite ba nyirabyo ni ukuri buri muntu wese ahari yibaze ba divine ubwo divine ni nyirabyo ni nyirabyo n'abandi kandi njyewe ntabwo nabikoze nka surprise ariko biriya bintu ni yabaga yanze kuza arata ku kazi njyewe nazaga kumureba nshaka kumenya niba nta kibazo yagize ibyo rero ubwo nyine nabaga nataye umutwe ntaza kumureba none ibyo by'amasurprise byo si iby'abakobwa ubundi ureba bakure n'iby'abakobwa ntabwo ari iby'abakobwa kwita ku muntu cyangwa rega kwita ku muntu ntabwo ari surprise gusa nako ibyo bintu rega surprise ziratandukanye urugero nshobora kuba mfite umugore naramumenyereje ko buri ngiye ku kazi musoma wenda hano ku kaboko sibyo once na week nkabihindura nkakora for kiss none se ubu si musiripuronyeze ndamuhinduriye oya nibyo niko bimeze akaba yarazi ko wenda njya ku kazi nazinze amashati nayagejeje aha nagize gute n'utugakubitana nahinduye imyenda naba nagendaga mubwiye ngo sheri bye none nkamuhobera ndisizo ntabwo ari surprise oya ibyo ni ibyacu twese ndi kuvuga bya bindi bikomplicitse ngo bisaba ngo gutegura ngo agapati ukuntu nta mugabo utegura pati nta nubwo yabishobora uzarebe n'ababikora barazitegura ahubwo wowe uzarebe behind haba hari umukobwa uri kubafasha oya ariko ibi ni ibiki ibyo se ubundi wabimenye gute sinabonye izabitegura reka nanjye narabiteguye wenda birapfa ariko ubu niyo mpamvu wabizinutse ukabona ntabwo ari ibyawe umaze kubitegura nabikoze nka 3 mbona bitari kugenda bigeraho ndavuga ni ibi ni ibyanjye ko njye ikintu kinaniye ni ukuri ndakihorera ndarekera nkavuga ngo bifite ba nyirabyo nase kuba byarakunaniye nicyo gisobanura ko ari byo bakora ntabwo byananiye uza abantu babishobora bahari buzuye b'abahungu n'abagabo rero ibyo nabyo bitabijyanwa n'ukuntu abantu banyurwa ngiye niba nkuhinduriye nagusomaga ku mutwe none nkagusoma ku munwa sibyo uri umuntu unyurwa wakagombye kubona ko ntako ntagize siko bimeze niba ushaka ko wenda hari uwo wabonye bahita basoma ku gahanga bagasoma mu jisho bagasoma mu zuru bagasoma mu hehe ukaba ari ibyo ushaka urusoro bivuze ngo ntabwo unyurwa ibyo mfite ntabwo biguhagije ubwo urashaka iby'abandi niyo mpamvu uravuga ngo bya bindi muri kuvuga ngo nateguye nabi ntabwo byaga biteguye nabi uko mbitekereza ko nabaga nateguye uko nshoboye hari n'igihe ushobora gusanga wenda umuntu yanabiteguye yashyizemo amafaranga menshi arutayo ibinyura abantu bashyiramo ariko bitandukanye n'uko abantu mu buzima basanzwe babaho kunyurwa kwanjye si kwa divine kunyurwa kwa divine si kwa kanaka si kwa kanaka ugasanga ngewe ikintu icyo ari cyo cyose ndagishima nkanyurwa nk'ubu urugero urugero hari ikintu jya numva ngo ntabwo ari byiza ko umugabo umugore amuha ibiryo ariko kandi mukiga numvise kagoranye mwabonye ngo ntabwo ari byiza ko umugore amuha ibiryo narangiza bishobora kuba bibishye
ibiryo kubiha ariko ni ibintu bisanzwe ntihagire utuye cyangwa ibiryo byose biraryoha bishobora kuba bibishye biteguye nabi byanashiririye nyine birimo utubazo twinshi ubona two kunenga pe ewa urihangana ugafunga umwuka ukabirya ukanavuga ngo biraryoshye ukavuga ngo atetse neza kandi njye ntabwo nabishobora ngo n'umunyu ukamumiriza ntubivuge ariko umunyu mwinshi wica imana nkanjye ni ukuri umuntu wese twaba ibyo bintu ntabwo nabishobora ntabwo narya ibintu numva bibishye bureka kubikubwira ariko mwabagabo mwe mubyige none se babyige kandi nawe byawe oya none kuvuga njye uko meze urumva hari umuntu of course it's a reality hari umuntu we unyurwa kabisa yabona ari nabibi akavuga ati okay wow nta kibazo agahita atekereza imbaraga umugore we yakoresheje inkwi yagiye gutashya niba byashiririye wenda ari kwita ku bindi akumva we biramunyuze kuba umugore yakoze igikorwa cyo guteka gusa ariko hakaba hari n'undi bitanyura akumva hari icyakagombye kurengaho cyo gushyiramo umunyu ugereranyije kubyitaho n'ibishirire byo kugira gute wari rwema reka njyewe mu bisanzwe no kuri ibintu bigoramye ntabwo bikunda kuko mba nifuza ko uyu munsi nimfunga umwuka nkumumiriza ejo wenda bitazongera nshobora kubireka bwa mbere simbivuge bwa kabiri simbivuge bwa gatatu nkatabana sheri urana uko nyanceceka ngatabane nubwo mukanwa kanjye ibisebe by'umunyu mwinshi by'iki gihe byari birimo gutya byari bimeze gutya nta kuntu wabigerageza ni ukuri ntabwo nabihisha mpaka ibyo mbyita uburyarya ubwo rero ni kwa kunyurwa mvuga Divine muhaye ikanzu imwe akanyurwa hari undi waha ikanzu 10 zitandukanye amabara ntanyurwe kandi Divine wamuhaye imwe y'ibara rimwe akanyurwa ngicyo cyo nita kunyurwa rero ibyo bintu ntabwo mpamya ko ari bibi ahubwo n'abantu batanyurwa baremye muri izo kamere cyangwa se usanga bakeneye mo ibirenze Enda Divine we hari ukuntu abyumva ariko sindoreba Divine kamubaza ufatanye n'umuntu umeze nka Rwema urumva reba waraje ararakaye umukubisa ka gift umusanze we urakamuhereje ararakaye ibyo bintu wabyifata nje bamaye gift ibyo bintu se wabikora ntabwo yabinkora Silivupure muri mbe neza hano njewe nijye utinya kubikora nkanagira ubwoba bwabyo kubera ko ntabimenyereye ariko umuntu ubinkoreye se nahera hengaya wagaye ibintu utakorewe wagaye ibintu bishyashya kuri wowe ntabwo bishoboka nese ubwo nyine agusanze tatasiyo aka kantu kumve neza umuntu agaye ikintu yigeze kiza kurusha icyo abonye sinzi niba icyo kintu cyumvikana umuntu agaye ikintu yigeze abonye kikaza kiruta kimwe yigeze okay reka dufate urugero rworoshye hari ibintu bijya biba mu ngo hari ubwo mfite ariko njya mbyumva hari ibintu bijya biba mu ngo kumva umugore aragaye umugabo we cyangwa umugabo aragaye umugore we no kuri biriya bintu biterwa nuko uwo mugore aba yaranyuze ahandi hantu henshi cyangwa uwo mugabo aba yaranyuze ahandi hantu henshi kuko biramutse bibaye ko ari aho gusa yageze abibwirwa n'iki agira ngo nuko bigenda ariko iyo testinze urumva nko uramutse umweye juice yo muri convention ukamuye muri Marriott ukamuye muri Serena warangiza ugahita unywa niyo muri Roja ahantu nuko Imana izo ngizenye ndahamya neza ko wavuga utisha yewe ibyaha birabishye ibi nibyo biryoshye kubera iki watestinze nyine juice enye njyewe se niba ntarigeze nkorerwa surprise Divine yakorewe ama surprise 10 y'abantu 10 batandukanye nico nshaka kuvuga muri abo bantu 10 hari umwe avuga ati bana Rwema ni the best kabisa handi akavuga ati Shema abo bantu kwa bakompara nuko babimukoreye izo surprise yarazikoreye nese nkanjye ntawazinkoreye icyo wama cyose ikindi bye biragorana kugira ngo ngayi ikintu kuko the only thing ndeba ni heart umutima umuntu yabikoranye ntabwo ndeba ikintu mpaye kuko ushobora kumpa ikintu waguze 100,000 ngiye mfite miliyoni mu rugero none ubwo nabona ari byinshi cyangwa se ukama ikintu dizo ushobora kumpa gift y'amafaranga urumva David ushobora kumpa 1,000 mfite ikibazo cy'5,000 n'ubundi nagaya nizere ko muri kumva kwa kundi umuntu agaya bitewe n'umutima we afite kandi bitewe n'ibintu yabonye kuko niba mfite ikibazo cy'5,000 ukame 1,000 nakagombye kunyurwa nkagushimira ko mpaye 1,000 kuko ntabwo waruzi ko nkeneye 5
niba umuntu agiye kungurira ipantaro akangurira ikidabari gutya ya pantaro igera hano sibyo ntabwo namugaya ko nse nka Divine ntitwambarana yagerageje we mu mutima we yumva ageneye ipantaro arabatika ntange gifite ipantaro anzaniye kinini kitankwira kubera ko atampimye nanjye igikurikiye no kuzajya kwipimisha ku mutayeri akakibaza akagishyira ku mubiri wanjye kukigaya ni umutima wanjye utanyurwa rero ngewe ibyo mpawe ndabishima ahubwo ngira ubwoba bwo gutanga nkeka ko bari bubigaye kubera ntazi wenda uko babitanga bimeze ibyo banze umubaze bumubajije we Divine ugiye kumugurira ikanzu uramubajije ngo Divine ukunda umuhondo cyangwa icyatsi n'ubururu ibyo ngibyo nakata njye nababwira abantu bazi gutegura surprise baba barabyizeho kera kuri package igerega ngewe ndabizi ko nihagije ntabwo najya kugura Divine ikanzu mbi kabisa niyo yaba ingofero iki nicyo cyo cyose namugurira ndahamya neza ko cyaba ari sawa kandi yakagikunze mu gihe adafite umutima ugaya ikibazo aho kiri the point to give hantu turi buhurire nkimwa nicyo kibazo cyonyine ni gute ndi buhagere atamenye ko mpaje nzajya muri stade cyangwa ngiki kibazo cyonyine ni icyo kibazo ibindi byose rwose nabikora neza Rwema nuko kuri kwe aba afite ku mutima ubwo rero n'abantu bakunda utugifti surprise ngo rero ngo hari baby shower ewana niba uzahura na Rwema ubyibagirwa oya kandi yavuze ko yabyiga jewe umva ibyo bintu ndanabikunda ni nabyiza ariko tuvugana nicaya nifitiye icyizere gike cyo kubitegura bikagenda neza kubera ko ntabimenyereye nese ubwo urumva nyine twebwe twabyizera ntabwo twakwizera ngo none se ubu reka mubaze ikibazo kimwe niba ngewe ubwanjye nkubwira ko namaze imyaka myinshi ibyo bintu ntabibona nkaba naratangiye kubikorerwa ntabwo mfite icyizere ko bizakomeza bitanakomeje nzabyikorera bivuze ngo none se kandi ko narabikorewe gake ntabwo ariko nakora uko ngiye nabikoze gake hari abo nagiye njyana n'inshuti zanjye kubikora even me nka participating Divine akambwira ati tugende gutungura umutipe wanjye twa Bosco bana tukagenda ugasanga ni ngiye ugiye gushopingira Bosco ibintu byose twanagera nkavuga ni ya positioning imeze nabi amafoto arafatwa gutya bimeze gutya urumva nzi kubitegura neza kandi ndanabikunda nanjye iyo bimbayeho ndishima ahari ikibazo bura niho abantu nshaka ko bumva wowe ntibabyumve nk'ukuri kubyumva kubera umva ngewe kubera uburyo mashaka ko biba perfect bisa neza kandi bikagenda neza 100% umuntu agahita bati wow Rwema urabikoze pe iryo jambo ntaryo napfa kubona mba mfite ubwo bwoba nkavuga se niki nakora kiyongera kuri ibi kugira ngo bibe perfect nanga ibintu bivangavanze ubundi cyangwa ibintu bisa nabi no cyangwa ibintu biteguye nabi ubwo bwoba bwo kubitegura nabi nibwo mba mfite gusa ariko zibangaza mfite abantu babizoberemo nka Divine ariko bitari bira byo kugenda umuntu utamuhamagaye ikindi urugero ushaka kubitegura nyamara ibintu byose ni gahunda ijambo ryitwa gahunda murishyiraho akabago ushaka kubitegura sibyo ugategurira Divine surprise ugasanga Divine ntari mu gihugu imbere communication ntabwo wigeze umuhamagara ntabwo wigeze umuvugisha kubera ko watinye ko numuvugisha aramenya ibyo urimo muri kumva icyo kintu warangiza ukifata uti nzi Divine ko buri cyumweru abarahanaha ukagenda ukagerayo ukamubura ariko umuntu ujya gutegurira surprise mama musanzwe mwari mufitanye communication ya hafi rero wowe uza kwa Rwema wari wamuhamagara kwa Rwema se wari wamutelefone ntago mvuze ko wamuhamagara uwo munsi wa surprise ariko uzi ko isaha n'isaha uri wamusanga mbese ngewe n'abandi ubuzi ku isaha wamusanga kuko uzi ko ari hari mu gihe atarahanaha sibyo ubuzi ko Rwema igihe atari ku kazi aba ari mu rugo sicyo cyakuzanye yes yaranahari ariko ntabwo wari uzi warahageze uramubura cyo ni cyambere anakugezaho kugerana habashyitsi nguko uko nawe wabitegura ukabigura warangiza ugasanga uwo wabiguriye arahari hariya ntawe uhari imini Divine ni wumva arega urusi muri ibyo bintu niba byumvikana ikindi cy'abakobwa rero cyiza cyabo buri iyi mpamvu muvuga ngo ni ibintu byabo arega hari n'uburyo babitegura bukabona bisa neza kurusha ibyacu pe ugasanga batumanyeho bambaye ibintu bisa abahungu nabo bambaye ibintu bisa babaga bagiye mu bukwe bari abahungu baba bambariye umusore nibwo bambara ibintu bisa gusa
ariko kuko buri gihe ugasanga bafite inkweto zose zishinze gutya, bafite amakanzu bambaye, wabire ukabona wow. Ariko abahungu umwe arazambaye ikoboyi, undi azambaye itise, undi koto, undi ingofero, undi amadorobindi. None se mu by'ukuri wowe urumva ibyo bintu hari ba nyirabyo. Ubushobozi bwanyu umuntu arabyakira. Yego ari cyo kwiyakiraho sava, kuko ngende ikintu kinaniye ndemera nk'abantu biranze nanagikora neza, niyo wangaya nakoze neza ndavuga ntoke kurana ukutanyurwa, ariko ngiye nagerageje. Biramutse bibaye ko nyine habaho ku kwiyakira, ukavuga ati buri wese n'urwego rwe, nta kibazo, ntacyo byabitwaye. Ikibirega no gukora ikintu n'umutima mwiza ukakigaya. Niba mutabyumva, kuko ngiye nashimye n'ibintu byose nagiye ibyo akobwa nabonaga ari byiza, ni nabyo nashimaga. Byo ngo sinzi ukuntu mbona bimeze. Gusa nyine ubwo abumvishe kuri izo ngingo bagize akantu bakura. Aha abantu benshi barabizi ko rwema ari romantique. Sore wa mbere mu gihugu romantique. Batari ku isi. Oya wari wanyambuye nuze yaje. Oya ariko ibintu bya romantike bijyana n'ibyo byose. Oya nabumvise ahubwo mwewe ntimuzi romance icyo bivuga. Ntabwo romantique bivuga mu muki romantique, to be romantic. Romance ntabwo muzi icyo bivuga n'ukuri. Romantique ntabwo ari mu bintu bifatika gusa. Niyo mpamvu nabahaye ingero. Ikindi n'ubwo wanjye ashobora kuba naho hari mu bisanzwe azi ko ntajya nteka agasanga nahashye natetse ibiryo bimeze neza. Surprise irutiye niye byabise cyangwa byanashiriye. Ntabwo nabishiririza kubera icyo mvuga utabishiririza. Biramutse bikubayeho. Biramutse bikubayeho. Aho iyo point nayo ndaza kuyijyaho, kuko buriya nta excuse nimwe yo guha umugore wawe cyangwa partner wawe mu gihe wamutegura ibintu bibi. Niba wumva utabishoboye, shaka ababishoboye bagufashe umuha ibintu biri perfect. Sibyo? Hari igihe ubusanzwe bishoboye bikaba nka accident ukabishiririza. Nabimena nkakora ibindi mbere yuko aza. Utabifite nabigura. Ntabwo rero wakora ikintu udafite uburyo. Birashoboka bibaho. Ntabwo ushobora kuba wajya kuzabana na marayika. Reka nta marayika. Ntabwo ushobora kuba uzi ko mu rugo harimo ikiro cy'umuceri kimwe. Aricyo muri buteke kandi ariyo pura yanyu, ariko kiba gipimye. Usanze umwana se yasutse nk'umuntu. Ugiye ntabwo ari njyewe n'umwana. None wamubwira ngo ese umugore wawe yagusobanurira ngo umwana ngo yashyizemo umunyu mwinshi. Nanjye nkuko nabimusobanurira nta mpamvu yo kubisobanurira. Umwana ntago ajya mu gikoni. Kuki yatumye umwana ajya mu gikoni? Sibyo? Nanjye sanze yawushyizemo, ngiye waje ntabwo ashije rwose mbabarira, nanjye kugutegurira nzi ko ngiye kubikora neza. Umwana ashyiramo umunyu. Nakobwa mwe maraye mwumva rwema. Oya icyo nzi cyo muri ya future madamu wo muri future azabibona, tuzareba. Nzabasura. Icyo mvuga urumva icyo navugaga, ntabwo ngewe nshaka umuntu wari wese utanga excuse ngo kubera ko ibintu nabimenyereye, ngo kubera ko ntabishoboye ngo n'impamvu byagenze nabi. Oya, niba uzi ko utabimenyereye gerageza gushaka amakuru. None se bureka nkubaze, uri wese ku ishuri yigaga uburyo yoga. Sinzi ahantu twigaga ngo bahera, niba ari bahera ku ntoki amaboko bagakuriza mu maso. Ntabwo mwize isomo ryo koga. Yego. Sinzi aho bahera. Ariko n'ukuri benshi mu bizi ibyo bintu, buri wese ahera hatandukanye bitewe n'ahamworoheye cyangwa hari bukonje mbere akumva nta kibazo. Iyo ugiye koga amazi ashyushye buri wese afite testingira, niba ari mu mugongo wenda hari mu ruhu rushya cyane niho ahera, niba yumva adashaka gushya kunda niho ahera. Ugiye koga amazi akonje ashobora kuvuga ngo ndasitestingira mu mutwe, agacurika umutwe, kandi ugasanga nko kwiga gukaraba batwigishije kuhera ku maguru. So nibyo ngibyo rero icyo nshaka kuvuga aha ngaha, nta mpamvu yo gutanga excuse ngo impamvu byagenze gutya ngo nukubera ABCD. Ibyo byitwa excuses and pretexts, inzitwazo. Kujya ugira urwitwazo niba ushaka ukunda umugore wawe Divine, sibyo? Urashaka kumutungura, washakishije uburyo batungura neza ukabikora biri perfect. Uwo muceri urinda umwana, utore ukuremo izo sasondori n'amabuye. None se umuteke umuceri ahekenya amabuye, ubu ko kagiye gushime kandi iryinyo rivunitse. Oya nyine urumva wowe hari ibintu utari kumva neza cyangwa se bimbwira ibyo ntari kumva neza. Ufite uburyo uri kubyumva. Tuvuge iyo ni surprise ushaka gukora, cyangwa se tuvuge ko wabikoze mu buzima busanzwe. Yego. Kuba wagira ibyago mu kintu wakoraga neza kikagenda nabi. Ni ngombwa ngo we kugira urwitwazo rw'uko nibura wagikoraga neza uyu munsi bikaba byahindutse. Ntabwo ruhagije. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Mu ndimi z'amahanga buriya n'icyo abanyamahanga baturusha, excuses zihoraho. Impamvu zituma umuntu akora ikintu zihoraho.
impamvu nagiye nkagwa nuko nirukaga. Impamvu nagize gute ibintu impamvu nambitse izi telefone hasi nuko ziri kundemerera. Impamvu nicaye ku ntebe imeze gutya cyangwa ameze uku nuko umvishe ko nta kintu kimwe kiba kitagira impamvu. Rero icyo nge ndi kuvuga, niba byagenze nabi, ijambo rya mbere pardon, saba imbabazi, mbabarira nakoze ibintu nabi, ubone gukomeza uvuga impamvu. None se kuki uzana impamvu ngo natetse ngo ariko umwana ashyizemo umunyu mwinshi, yawushyizemo ureba he? Vuga uti mbabarira natetse ibiryo kubw'amahirwe make, kubw'umwaku umwana ashyizemo umunyu mwinshi, ndemera ikosa ry'uko ntacunze umwana ngo ncunge n'inkono. Uri kumva ibyo bintu si ikosa se? None se iyo se excuses kuki se usabye imbabazi? Noneho ubwo impamvu urayitanze ariko uri no kwisabira imbabazi, kubera ko impamvu usaba imbabazi urayizi nuko hari ababikora abana ntibashyiremo umunyu. Niyo mpamvu usaba imbabazi. Naho ari uko bigenda ntabwo wasaba imbabazi. Waba usaba iziki? Niba abantu bose bateka umuceri umwana agashyiramo umunyu, ukuri gusaba imbabazi, ubwo niko bigenda. Noneho izo excuses ubundi ziza nyuma yo kwemera ikosa no kwemera icyaha, kuko zihoraho. Ugahita umubwira uti rero mbabarira. Waba uzi ko utazongera ukongeraho ngo sinzongera. Niba wumva uzongera nukuri sinzongera ntuyishyireho, kuko ubundi uvuze ngo sinzongera ubutaha ukongera uba warabeshye, kandi ubwo warakoze icyaha cyo kubeshya. Ariko niba gukeka ko umwana azongera kugucika agashyiramo umunyu, uvuga uti mbabarira ubutaha nzabyitaho, mbicunge ndebe ko nabifatanya bigakunda. Nibura ngo haba harimo probability yo kutaniyemera. Rega iyo wiyemeje ngo nzabikora, wawiyemeye, iyo bikunaniye rero wariyemeraga, barakubaza uti bya bindi wavugaga kutabikoze. Ngibyo ndabisobanura utabyumvise n'akazi ke, uri wese afata uko ashaka, nawe wambazaga. Divine we akikose wowe rega uri kubyumva. Yewe nabyumvise. Ariko Divine, okay. Divine natubwire noneho. Divine, wowe wumva okay, yarari kuvuga ngo buri kintu cyose ngo umuntu aba afite impamvu, hari ikintu kibura impamvu? Ntacyo. None se icyakabanje ari ugusaba imbabazi no kuvuga ngo nashyizeho ibishyimbo ngo umwana twabyaranye ashyiramo umunyu, urumva atangiye no kubushyiraho ikosa ko wabyaye. Bivuze ngo kuba umwana byaranye n'ikosa. Rega ikibazo ntabwo kuko ari n'igihe ahita kubaza ngo hari ngo warona kwe ku gasozi se si uwahano. Se jumva gaho Divine ibyo bintu ni filime ariko ntabwo ari ariko si. None se reka nkubwire, wowe uri gushaka ibaze umuntu murabana, reka mbanze mbibwire Divine kuko nirabyumva ubana n'umuntu urumva. Ni ukuvuga ngo watetse ibuye mu gishyimbo, nawe wari kukirya cyangwa wakakirya. Iyo ugira amahirwe iryo buye niwe wari kukirya, wari kurirya kugira ngo kubera ko ari we wabitetse, kubera ko ari we wabitetse, no kugira ngo wenda atarirya akavuga ngo ngo uyu mwanda mwawukuye hehe, ngo ibintu ngo bimeze gute. Urumva wowe urabizi watetse nabi, ibiryo birabishye. Urumva wenda uravuze uti uyu munsi byambihanye, si iryo jambo ukoresheje. Noneho aragiye we nk'umuntu w'umupapa ari mu rugo, yongeyeho ngo none se ubundi ngo ntabwo ngo muba mureba, ngo nta maso mugira, nta maso mugira, amabuye bayabacitse mureba. urumva ibintu nk'ibyo. Nkawe Divine ubundi wabyitwara mute? Yenda tuvuge ufite umuntu umeze gutyo. Njyewe ikintu nabanza kuvuga ni uko nyine umuntu umeze gutyo ntabwo aba yumvikana, kuko ntabwo wajya guteka. Ni urugero, iyo igiye nko guteka umuceri, imiceri itandukanye, hari umuceri urimo amabuye, reka bari wumvuga. Wowe uratoranya kuko nawe ntabwo waba wifuza kurya nyine amabuye cyangwa ngo uyagaburire umuntu ugiye kugaburira. Uratoranya, niba hari ibuye ryasigayemo, ikintu ntumva ni uko ataba ari ikosa ryawe. Urumva ntabwo riba ari ikosa ryawe. Umuntu rero biriye nawe yakabanje gutekereza akavuga, hari abagabo bahita bavuga ngo ubundi ngo ntabwo nguzi gutoranya umuceri, ngo ntabwo muba mureba, ngo nta maso mugira. Urumva kandi ibuye rishobora gusigaramo bitaguturutseho nyine kubera ko ryasigayemo cyangwa ryagucitse, urarirya. Ariko umuntu niba rihekenye yumve ko byabaye nyine ku mpanuka, kandi ntabwo wasaba imbabazi nk'uko ubivuga utazi ko iryo buye muri burisangemo, kuko ntabwo udekeramo waribonye. Ariko aho bibereye wahita usaba imbabazi. Gute usaba imbabazi mu muceri ari amabuye abantu atari we wayashyizeho? Yego, atari we wayashyizemo.
ibyo bintu ni ibyo nibura wasaba imbabazi ku bintu uzi ibintu ibuye ushobora watetse umunyu mwinshi sibyo ushobora kubisabira imbabazi ukavuga ati babarira this is the concern rero niho dutandukaniye njyewe nagusaba imbabazi kubera iyi mpamvu ni njye wabitoranyije kubera ko nkeka ko iyaba ari wowe wabikoze wenda utari kurigwaho niyo mpamvu mba numva naryo njyewe nabisabira imbabazi Ana yanjye rwe ntabwo twakumvikana Divine azajya kubitana na rwego ntabwo ari ukumukubita kuki wowe utumva umuntu umuceri ntabwo ari we wawukoze abawukoze noneho ufashe imbaraga zose ugomba gukoresha utoranyije umuceri hasigayemo akabuye kamwe ngize ibyago wowe nk'umugabo wanjye ni wowe uriye iryo buye ryasi kubera iki none se wumva ko narishyizemo mbishaka aho nasabira imbabazi ntazi kuri buze kurya ibuye ntabwo wasaba imbabazi mbere y'uko arirya ariko kimara kurirya nabyo nasaba imbabazi nasaba kuko njye nazisaba kubera ko yari concern yanjye niki wabitoye none se wowe gutora umuceri no kuronga icyo uri gukora so kugira ngo bira bintu bidaseye by'amasunduri n'amabuye bivemo siyo mpamvu ahubwo abagabo beza bari romantique batavuga ngo afashe ringuye umuceri urimo amabuye ariko ntabwo yakubwira ngo kuki ntabwo ureba cyo wawutoranyije nawe aba yumva ko umuceri ugomba kuba urimo amabuye ahubwo rero hari abantu numva bigoranye njyewe uko mba mbyumva nkanjye umugore wanjye natetse nkateka amabuye icya mbere mu bisanzwe arabizi ko ntari familia no guteka nk'urwo n'urwitwazo rwa mbere nakagize ariko nshobora kurugira agahita mbaza ngo none ko utabimenyereye wakoraga iby'icyubireka nari nabigutumye wumve kandi afite rezo sibyo Divine afite rezo ku buryo se utabuzi ko umuceri bawutoranya mbere yo kuwuteka icyo mvuga mwumve iki kintu bivuze ngo nk'ubu okay ntabwo ndimo ndarwanya ihame ry'uburinganire ariko ubundi mu bisanzwe abantu benshi muri societe nyinshi yo kwisi yizera ndetse ikemera ko umugore ari umutima w'urugo nyine iyo bavuze ngo umutima w'urugo nibyo mu rugo byinshi biba bimureba reka mpikingemo akantu kamwe twese tumenyereye abagore bakora ko guteka kujya mu gikoni sibyo murumva icyo ndi kuvuga umugabo washatse gukora surprise akajyamo ntabibwira umugore we urumva ko ari ikintu cyiza yaragerageje gukora agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo amaximize ari ibyo abagore bajya bahora barya ibishiririrwa kubera ko batekewe n'abagabo batabimenyereye urumva uru rwitwazo agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo amaximize ntakoremo amakosa yayakora akabisabira imbabazi ariko noneho nyumvire nka Divine n'umugore ni nawe bireba none ati jewe ntabyo nasaba kuko umuceri sijye wawuhinze sijye wapfunyitse mu ishashi sijye ruganda sijye ki umugabo ukubwiye ngo ubu rero harimo amabuye hari igihe aba ari kugukuba uretse gatoya umva njyewe nshaka kugira none se urugero mpekeye kuko ndabazanira pati ikibazo njye mpekeye ibuye ndemutse mpekeye ibuye nkagira gutya nagategereje kumva umuntu ambwira ati sheri sorry nakubwira ngo sorry kubera ko urihekenye ariko sinavuga ngo sorry kuko naritetse kuko ntabwo mba mbizi ko none se sorry kuko urihekenye nyine komera kuko ushobora kurihekenya igihe bigahomuka ariko rwose umuceri ni ikibazo ndumva n'ibintu nk'ibyo ni ibibazo ndumva ntabwo biri kumvikana bitewe n'uburyo mwebwe muri kubivuga ndumva mugaruke ishema mumureke none se reka nkubwire Divine wenda bijyanye n'ibyo bintu byo kwita ku muntu mubana kuba romantike ubundi wumva ukunda iki Divine urukundo hagati y'abashakanye ikintu cya mbere navuga ni ukumvana urumva si nk'ibyo byose turi kuvuga wasobanura urukundo muri rusange mu magambo make cyangwa menshi urukundo ni gatatu cyangwa ubwe kandi byutse n'iki kibazo ubushize urukundo ni igikorwa nyine kiri hagati y'abantu nyine gukunda umuntu urumva kumwitaho urumva kumuha umwanya urumva kumwumva urwo ni rwo rukundo no kumwubaha naho rwema yari akantu cyane nafashe bavuga urukundo ni icyo gatasuzo mu kubeshya gukunda utagukunda kubinyanga mu urukundo n'ibindi
ako kantu kabaga kuri radiyo imwe nashatse kuvuga. Kuri njye urukundo ni amarangamutima, ni ibyiyumviro bigukurura bikuganisha ku muntu runaka cyangwa ikintu runaka, ukumva ugishaka cyangwa umushaka cyane, ugakorana buri kimwe icyo ari cyo cyose utazi ikigusunika kugira ngo ubone cya kintu cyangwa ubone wa muntu. Ngicyo cyo nita urukundo. Ibyo bintu ariko bivuze nka mwarimu naho utaha ikiganiro ati turagaruka ejo bundi ndivuga part 2 ya Rwema na Divine, ariko tuzatangira ku muceri, sibyo? Yego. Umuceri nutekwa mu rugo iwacu tuzarwara. Trust TV, the art of entertainment. Follow Trust TV.